kuko kuduha umwanya mwiza ko imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubone ko ibintu tukizaho. Muraza kureba muri ibyo bimwe ijambo ry'Imana, ariko gusoma neza afashe gusoma Zaburi ya 73 n'umurongo wa 28. Asome uwo murongo wose urangiza hanyuma tujye gusoma ijambo ry'Imana. Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Inzoziza kurije namwiteka niwe ngize ubuhungiro Imana niyo nagize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose, ariko aho kwegera Imana niko kuriza kurije. Haleluya. Namwiteka Imana yacu niwe ngize ubuhungiro niwe nagize ubuhungiro namamaze imirimo wakoze yose, ariko Yesu uranezwa gusa ni wambaye ibisoro. Nyamara Mana kwibanira nawe kwibanira n'Uwiteka iteka nibyo binongera, nibyo biza bituma nongera. wowe Nyagasani Uhoraho Mana ni wowe mpungiraho, ni wowe nzavuga nzaja namamaza nzavuga ibyo wakoze zose. Amen. Amen. Mana ishimwe. Amen. Mana ishimwe. Haleluya. Turanze Imana hanyuma turaririmba hanyuma tuzagusangira mu gihe. Kubera kuko Mana ndabashimira. Turashima Imana kuko twemereye kuba hano. Kubera umugambi wayo yateguye kera tutarabaho. Imana yaretse ko tuzaba turi hano gusa. Ndashima Imana kuko yabanyuzemo kugira ngo naje nisange hano, kuko ni mwabanje hano. Imana yaduhuje ikaduha umwanya n'uw'agaciro cyose no kugaruka. Iyo yabikoze isingizwe iteka. Ndashima ku ikaze yanyu twavuganye n'abashumba. Ko tuzoza kubana namwe, twumva turabikunze, twumva turabyishimiye, twumva n'umugisha ukomeye. Kuba rero bashumba maragurura imiryango kugira ngo tuyinjiremo tubona abera b'Imana, guhagarara hano ni ku bwanyu n'Imana, turavuze ngo iyo abagiriye neza. Amen. Ndanezerewe cyane, turakomereza aho twasoje nijoro, ariko kubera ko hano ari mu rugo rukasabe bariya bene inyuma batera intambwe gatoya twegerane, kubera ko nta mpamvu yo gutatana, ndetse n'abana bacu timukaza mubasohora mu gihe cy'ijambo mubiyegereza, kubera ko ririya ni ryo kanisa ry'ejo. Yes. Igihe cy'ijambo buriya biba ngombwa muzoshake n'umuntu tuzobasobanurira ijambo ry'iryo mbaraga. Turaririmba icyo gitero mwari mukoze tumara dusubire tube nk'abandi. Amusubira Nami ndategereje gusinga ni kenshi natumvise umutima wanje kwizera. Nami ndategereje gusinga icyo wambwiye, ni kenshi natumvise umutima wanje ndategereje gusinga icyo wambwiye, ni kenshi natumvise umutima wanjye urakwizera. Nami
Mana igira neza. Nijoro twaraganiriye tuganira gusenga guhindura. Umunsi turongeraho ijambo rivuga ngo gusenga kutwegereza Imana. Ikeshi nakumvise ndategereje gusenga. Ikeshi nakumvise umutima wanjye. Ndategereje gusenga. Ikeshi nakumvise umutima wanjye. Kutwegereza Imana. Zaburi ni igitabo cyiza nkunda cyane. Uyu mwanditsi yaravuze ngo ariko njyeweho kwegera Imana nizo nziza kuri nje. Anasifiwe. Amen. Mundega amatwi kandi tubana. Ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Kugira ngo ma ntamamaza imirimo wakoze. Izo Uwiteka yakoze birenze uko twabivuga. Haruguru y'ibintu wavuze ngo hamwe navuga Yesu ibyo yakoze. Nahera mu gitondo rikareba, ijoro karikesha kuririmba wakoze ibihamya. Iyo tuwavuga gusenga tukagira no mu rugero rubasha kutwegereza Imana, hari ibintu bigaragara mu gihe tumaze kwegera Imana. Reka mvugaho bikeya impamvu nka 3 cyangwa 4 ziza zitwerekana neza kuko twamaze kugera iruhande rw'Imana, turi kumwe n'Imana, tubana nayo, tugakorana nayo, tukagendana nayo. Amen. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Wowe urushe, wowe uremererewe, wowe ufite umutima uremerewe, wowe ufite umubiri utameze neza, akira ijambo ry'ubwenge. Amen. Dawidi yatahuye imirimo y'Imana, atahura imbaraga z'Imana zabanye nawe akiri umwana mutoya, ubwo yarangiraga intama zase, ubwo yaririye mu kiraro, ubwo yarimo akora imirimo y'ubusaza. Ni naho Imana yamuhereye umurimo wo gukora mu gihe gitoya, yari umwana mutoya arimo aragira. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo amina. Vuga ngo amina. Imana ituma umugaragu wayo wagenda ajya kwimikisha Dawudi amavuta iriya kugira ngo Dawudi azabe umwami wa Isirayeli, ariko iriya mu ibanga ayo makuru ni maremare. Mu gihe cyose Dawudi yabaga ari iriya mu ntama za se, nasomye Bibiri irambwira ngo Dawudi yumvaga imbaraga z'Imana zimuzaho. Yego. Haleluya. Amen. Mu gihe cyose umwanzi yabaga ateye hariya mu ntama, Bibiri yarambwira ngo Dawudi umwuka w'Imana akamuzaho. Umwuka w'Imana akamuzaho. Yamuzaho umunsi umwe yaravuze, arimo avuga imirimo Imana yakoze. Arangije Goliyati w'Igati arimo atuka Isiraheli, akayitukana n'Imana yabo. Ngo aravuga ngo mu gihe cyose naragiraga intama za data, ngo idubu yaraje ndayifata. Ngo ndayifata, amaze kuyifata ndayishwanyaguza. Ngo mva kushwanyaguza iki mwana w'Ihene. Ituru ya kabiri ngo itara nayo yaraje ndayifata, nayo nigenza gute. Ngo none se Imana yabanye nanjye muri cyagihe, ngo yaburite kubana nanjye kugira ngo
Amen. noneho atahura imirimo y'Imana bituma abasha gutsinda Goliyati wari warananiye Isiraheli ingabo zikomeye abantu bari bakomeye bari barize za gisirikare. Dawudi amutsinda mu gahe gatoya kuko yari yatahuye imirimo y'Imana. Yaramubajije ngo Goliyati mu mategeko y'icumi ya Isiraheli uzawubahiriza ati ntabwo. Mu miryango yacu 12 ubarizwa mu ati ntabwo. Aho ubwo utazi amategeko y'Imana ya tube mu miryango y'iwacu ndagutsinda. Hari komandere nasomye ziravuga ngo nubwo Dawudi yari kuzunguza ibuye akariteririye ngo ryarazungurukaga rigasa n'iriguye ku musozi, ntiyari kubona Goliyati nk'umuntu, yari kubona nk'ikintu kiri aho anyuze hose ibuye rigomba kwicaze Goliyati. Mwami nategereje gusinga icyo wambwiye, Nike sinabyumvise umutima wanjye urakwizera. Mwami nategereje gusinga icyo wambwiye, Nike sinabyumvise umutima wanjye urakwizera. Iyo umuntu yegereye Imana hari ibintu biza bimuranga kuko yegereye Imana. Icyambere Imana izarebera ikaguha kubwiza bwawe. Iyo wegereye Imana utababona ataba Imana tavuga wegera Imana ndabasaba ngo mutegere. Amen. Ai nikesi nakumvise Nikesi nakumvise umutima wanjye urakwise. Ariko Imana yo mu cyaro ndategereje Nikesi nakumvise ngo yibone gutya aravuga ngo Mana ngo je uko ntekereje nuko mbonye ngo tugomba gukora inzu zitatu automatique, inzu zitatu, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya, tukabaha Petero yarabonye ubwiza bw'Imana abona kuko bataba bakivugaho yumva ko bakubaka bagakora inzu bakabaho ngaho muri icyo gitaka, ariko yibagirwa n'inzu yiwe kubera kuko yarabonye ubwiza bw'Imana. Ubwiza iyo umuntu yegereye Imana azasa n'Imana, azamera nk'Imana, azavuga nk'Imana, azagenda nk'Imana, azayumva nk'Imana, abana n'abantu nk'Imana. Amen. Nukuri nta muntu wegereye Imana uzusa uko yari ameze, ntibishoboka. Iyo wegereye Imana ugomba kugira mentalite y'Imana, ugomba gusa n'Imana, ugomba kugenda nk'Imana, ugomba kugenda nk'umwana w'Imana. Mana yindi kagusiga ku bwiza bwayo kuko wayegereye.
Pawulo warinjira mu butumwa amaze kuvuga aravuga ngo namurikiwe n'umucyo w'Imana ngo waramutunguye umaze kumutungura asa nawo ahinduka ubwiza bw'Imana. Pawulo atangira kuvuga imirimo y'Imana mu gihe cyari mu gihe cyari kinyuranye cy'ibyo Pawulo yabagamo. Yarize amategeko, yari umujuriste, yakundaga ko abantu bavuga iby'Imana. Yari muri judaisme, akunda ngo abantu bagendere ku mategeko. Amaze guhura n'ubwiza bw'Imana yamasaba agendera mu bwiza bw'Imana, asa n'ubwiza bw'Imana, yanduka ubwiza bw'Imana, yambara Imana, arayivuga arayamamaza. Ni ikimenyetso gikomeye. Ntawe uzabagera Imana ngo ujye kumusiga ku bwiza bwayo. Wibuke wa munsi bose yarazamutse kuvugira ngo haleluya. Yarazamutse ku musozi yitegera abanyagisirayeli arasenga ngo amara umunsi wa mbere, amara uwa kabiri, amara uwa gatatu, amara uwa kane, ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40. Wagarutse abantu bose ngo bapfuka ibitambaro mu maso, baravuga ngo kuradutwika, sinzi uko babaye. Yarazanye ishusho y'Imana yarakuye ku musozi. Ni ukuri nta muntu uzabagera Imana ngo agende asubire yuko yaje Dawudi sibirayo bazo sozavuga ngo n'amata wamara semara maskoro ni Kirundi usawa ni ukuvuga ngo wacukura ku Mana igihe cyose wanegereye. Iyo twagera Imana icyakabiri, Imana iziduha imbaraga. Imana izayemera ikaduha ku mbaraga zayo iyo twayegereye neza. Wibuke neza hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Intumwa ziri hari Yerusalemu ziri muri ya nzu. Bibiliya ivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira gute n'abamanukira. Kandi nimumara guhabwa izo mbaraga muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu yose ni Yudeya kugeza ku mpera y'isi. Iyo tugize umugisha wo kwegera Imana, ayi haleluya we, amen. Iyo tugize umugisha wo kwegera Imana, iyo tugize umugisha wo kuba mu bwiza bw'Imana, iyo tugize umugisha wo kumva Imana, duhabwa ubwiza, twava mu bwiza tukaja mu bundi, twava muri ubwo bwiza Imana ikaduha imbaraga zayo, ikaduha ku mbaraga zayo kugira ngo tubashe gusohoza umurimo wacu. Iyo twabashije kwegera Imana biturushirizaho kutwegereza Imana tukagirana ubusabane nayo buri hafi. Nta muntu wegereye Imana. Bibiliya iravuga ngo ese muri hano? Yego. Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Iyo twegereye Imana biduhesha ubusabane nayo. Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri amagambo yaje akaba muri mwe, musabe icyo mushaka nanjye nzakibaha. Yohana, iyo turi connected n'Imana, iyo turi mu bwiza bw'Imana, iyo turi mu mbaraga z'Imana, biduhesha gukorana ubusabane bworoheye cyangwa se butworoheye n'Imana. Impamvu kenshi ibintu bidakunda gukunda ni uko ubusabane bwacu n'Imana buri kure. Ariko iyo wagize umugisha wo kumva Imana ikaba muri wowe, igahagarara muri wowe, kiyoreka usabana nawe. Ni nayo mpamvu ikomeye cyane yatumye Adamu atakaza nubwo yaguye mu cyaha. Ariko igitangaza gikomeye, muntegere kuri iri jambo we, igitangaza gikomeye nuko Adamu yatakaje connection n'Imana yake network. Vuga ngo haleluya, amen. Network yiwe n'Imana yabaye disconnect. Se niko mvuze yaracitse.
Wimara gucika Adamu arahunga. Arahunga. Witaka mwana ni mugoraba. Arabaza mwana muwe. Uri. Kera yaratangiye kumusaka kuko connection. Usabane bwari bwatakaye. Uri. Arabona ubishimire yawe. Ndahunga. Kera bavuga handi mu kibanza. Uwo muntu murondera mushobora kumuronga. Mu kibanza cyakure. Ikashi nakumvise umutima wanjye Ikashi nakumvise umutima wanjye Ikashi nakumvise Hallelujah! Tukumani nana Biduwasi imbaraga zo gusabana nayo Mugume mu mwana Magambo yanjye gume Omani Umusabe Imana zawe kandi ni ibintu bikomeye cyane utegerezwa kuba très attentif kudatakaza connection yawe Imana munyumve no gusoza ni nawe bizingiye niho ruzingiye niho ibintu byose biri niho ukisuburi mube maso mudatakaza usabane bwanyu niki Imana umva yewe amaso izo kwa zose tugatakaze connection yawe network yawe Ikesi nakumvise umutima wanjye urakwizera muri bimwe bizatuma umuntu atakaza icyizere agatakaza n'umurongo w'ijuru akava mu byizera nuko ubusabane bwiwe n'Imana ugenda butakara ugenda bushyira imbaraga bwamara gushyira imbaraga ukabura icyerekezo ugapfa gufata ikindi cyerekezo kidasanzwe umva yewe icyerekezo kizima ni ugukorana ubusabane n'iki Imana kandi aho dukorana ubusabane n'Imana ni mu gihe tuvugana nayo mugakerera mukavugana nayo Mana urakeye mu gitondo tegera amashimwe yacu saa sita midirabaye w'Amana we akira amashimwe uzamuka nimugoroba kavuye ngoma urije dutahuye imirimo wakoze kuva mu gatondo uragorobye uvuga ngo haleluya izo rero vuga ngo amina we izo rero bigatuma Imana ikomeza gukorana ubusabane nande nawe nimugoroba ikagusura igitondo ikagusura saa sita ikagusura ibihe byose mugahorana iki ubusabane n'Imana ibihe bidashika abantu bahinduke abantu benshi bazibagirwa yabo ifatiro wibutse abasigaye wagusigara ukarakasa nimba wasengaga mu rukerera nimba wasengaga mu gitondo nimba wasengaga uri mu kazi ukageraga ngo wowe abantu bose nyine baremeye uri system ari kwibende kakumare
imbaraga ibihe bizashika abantu bahinduke abantu benshi bazibagirwa yajyamo ifatiro bibutsa abasigaye Yohana niwe soje. Ubana funzi ba Yesu 12 bagendanye na Yesu. Ugitonora ni mugoroba. Bakarabana nabo, bakazukana nabo, bakinira nabo. Ariko mu gihe cyose Yohana yitegereje umwami Yesu, aramumva aramushurira. Mu gihe cyose babaga bari muri gahunda, bari bicaye, barimo basenga, barimo Yesu arimo akora imirimo. Yohana akaza akicara iruhande rwa Yesu, akumva ibyo Yesu arimo kuvuga. Bibiliya iravuga ngo muwaza abona umugore ntawe utabibara. Kandi n'akana gato ngo gakunda kwicara mu birenge bya Yesu, karamumva, karamutamira, karamuhabwa, n'ukari hafi ya Yesu. Ndetse n'igihe n'awa munsi baza Yuda yari yagambaniye Yesu, ngo Yesu yaravuze ati muri mwe harimo umuntu uzamwambanira. Bose baramazanya araruha biherera na Yohana ati se ko totona ari wowe uzawegera uriya wacu uwo bakutubwira umuntu wakoze ibyo bana mugane w'abarundi ni uwo bakutubwira bombaga kuko ibanga ryose Yesu agomba kuribwira ndi Yohana kuko yari hafi yiwe, alikuwa kikake kifuani mwa Yesu, yari yaregereye umwami Yesu amera nkawe akagendana nawe. Ni nawe wavuze ngo yaramubonye. Abandi baravuga ngo tewe namubonye nk'ikizu, abandi ngo namubonye nk'ikimasa, abandi ariko Yohana aravuga ngo njyewe naramubonye ngo mbona ari umwana w'Imana ngo waje gukuraho ibyaha by'abanyabisi. Iyo twegereye Imana ni nabyo mwumve nacyo, iyo turi hafi y'Imana, iyo twegereye Imana, Imana izayemera ikatubitsiki amabanga yayo. Mabanga y'ubwami bw'Imana mukarabike kuko muri hafi y'Imana, ukarabike kuko wabanye n'Imana, ukayagendana kuko uri kumwe n'Imana, ukaba mu mabanga yayo kuko Imana iri hafi yawe. Kuko Imana ntishobora kubitsa abantu batari hafi yayo. Mugume muri je magambo yaje gume muri icyo muzasaba cyose nzagikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Imana izayemera ikatubitsa amabanga yayo kuko turi hafi yayo.
nimuba hafi y'Imana. Ndatekereza ko ibigaragazo byinshi muzabinesha. Biravuga ngo twegere Imana turwanye Satani n'abazagira gute bazaduhunga. Nta kindi gishobora gutuma dutsinda utegereza hose. nta kindi gishobora gutuma tunesha isi n'umubiri ndetse na Satani. Ibanga ni rimwe gusa, ni ukwegera Imana. kuko Imana niyo iduprotesha, Imana niyo iduha gutsinda isi, Imana niyo iduha gutsinda umubiri, Imana niyo iduha gutsinda Satani. Kuko ubaye kure n'Imana ibyo zose zo gutsinda umunsi w'urugamba cyangwa se umunsi w'urubanza uraje, ariko nuba hafi y'Imana Imana izaguha gutsinda muri ibyo bihe byose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. harabura mwibiri ngwino maze uze tube nk'abarebye nabi n'igisiga kigufi, cyangwa nimba mutabihawe byo mutibye n'ijoro kuriraho kano gatuti papa.